ahantu hane hose bro nkuri ikizamini nkagitsinda ariko najya gukora interview babona ari njyewe bakakanyima niba mustar bakakanyima ku mpamvu z'ubustar cyane ko mpamvu ko babazi ko ufite amafaranga babazi ngo ufite amafaranga ngo ntago babona amafaranga bampembye kuri iyo poste urabyumva neza bakahita banyima akazi gutyo nkata none se urumva ibyo bintu uretse ko tubikora nyine tubwene urugendo kuko muri filime nta mafaranga bamo muri filime abantu bafite amafaranga ni aba CEO bafite amafaranga ariko aba actors n'aba actrices bose nta mafaranga bafite bose nkubeshya nta mafaranga bafite kubona cyari cyana mukorana sha nta mafaranga bafite kiriya cyana cyanyambo kiriyaye nta kintu ushaka bivuga uriya Nyambo ni CEO ntukamufate nk'umukinnyi usanzwe ntaje umukinnyi asanzwe ngaho tubireke rero icyo nkubwiye cyo muri cinema nta mafaranga arimo hano hanze hari abantu haboneka wumve ibintu burimo unabihe n'agaciro kandi nabikunde hari abantu bavuga ngo jewe nyegera Nyambo nkamubona amaso mu yandi niyo naca nipfira none uragenda nibyo nakubwiye nyine nibyo nakubwiye ko je ntarenze uretse amahirwe nagize yo kuba neza kabisa kutwibwira cyo biba bitwaye nitwa Marinette yaba mwita Marinette uyu munsi niwe muntu tujya ngo tubanze twicare tuyage tutera biri niko bavuga mu kirundi tuyage mu kirundi bavuga ngo no kuyaga cyane ukuyaga kuyaga kuyaga niho mu kirundi so Marinette rero navuga ngo impamvu namahamagaje no kugira ngo atubwire bimwe mu rugendo rwiwe rwa cinema mu mbogamizi baragiye ahuriramo nazo mu byiza baragiye ahuriramo nabyo kugira ngo n'abantu babicaye hirya no hino babatekereza ati ese aka kazi nagakora gute anatugira n'inama z'ukuntu wewe yabigenjeje urishoze giye ko inama nyigiriye inama ntabwo wayibura kuko deje bimaze kuguhira biba byaramaze kuguhira noneho umaze kubona ko byanampiriye navuga ngo amahirwe ya mbere uri kuri kamera zacu kandi si ukuvuga ngo hariho n'abandi bari hirya no hino bakeneye ko boja kuri kamera zacu twe twakuzanye kugira ngo ugire icyo ubwira n'umuntu abari hirya no hino abadutegereje muri make ndi ijisho rya rubanda nijye ugiye kubavugira mu beta yahari nje kubavugira ubu kabisa amatwi twayabanguye so mu rugendo rwawe rwa sinema watubwira mwiki urugendo rwanjye rwa sinema byaterwa nawe ushaka ko mpera mpere hehe ngarukire so guhera navuga ngo no guhera kuva tuvuga ngo navuga ngo ahantu wahera byatworohera cyambere kwimva mwiyo mpano wayumvise mu gihe ki mpano yanjye nayiyumvisemo ndi mu nda ya mama ukatuzana ukatugeza kuva utangiye gushira video yawe ku mbuga nkoranyambaga ukuvuga ngo impano yanjye nayumvisemo nkiri mu nda ya mama video ya mbere yo nayisohoye umunsi navukaga niho video yanjye yasohotse ya filime nakinnye video ya mbere rero nakinnye filime ya mbere nayo ndimo ndira nakinnye nagitinga ndimo ndira niyo video yahise isohoka niyo video yahise isohoka ubwo nkimara kuvuka nyine urumva filime ya mbere yahise isohoka isohoka nyine muganga yari yambwiye ngo nagatinge ndira then kandi nabikoze neza casting nese nyitsinda none video ya kabiri bari bansabye ko ndi bwagitinge nyara ku buriri nabyo nahise mbikora ubwo nararize ubwo sene ya kabiri nkina na nyara ku buriri yego ubwo kaba karabaye izo ngizi kimara ku wenda izo ngizi urazisoje waciye ukurikiza hiki ubwo naciye nkurikizaho isaha niko bavuga naciye nkurikizaho bari bamutegereje ikiganiro byarakomeje nyine nkajya nyina nandi masene bagiye bashyira muri archive ari natarasohotse bitewe n'ubushobozi nyine bwari bukeya kera twakoreshaga ibintu bita filime kamera zari zitaraza filime urazizi jerega ndi mutoya ntago uracyari mutoya nibyo twakoreshaga rero bazishyira no ku makasete zimwe zaranahiye rero nizo twagiye dusohora gutyo navuga ko nyine zagiye zisohoka muri icyo gihe ari nkeya bitewe n'ubushobozi ubwo rero
narakomeje urumva nari maze kuvuka nkina ayo maseni yose nagenda nkuruko nagendaga niyongeraho amaseni yo gukubitana amapanci amabuye nabyo n'imijugujugu urabyumva kabiri gukora dutera urwenya oya ntago ari urwenya ndi wowe ngo si wambajije urugendo rwanjye se yego je ndi kumva urwenya ntago ari urwenya kuko deja iyo mumaze kukubona none mwanya nyene ntago ari kuba kwihangana mpita nseka oya uyiseka kandi ako nyene nabashatse kubaseriye ako nyene numva n'amagambo watangiye numva nundi ni ariko ibintu turimo turi seriye kuko giye wambajije urugendo rwanjye kandi ngo ndi kukubwira sibyo ubwo rero muri urwo rugendo nari ngeze ahantu nagendaga ntera amabuye amapanci ibintu by'imijugujugu ukuntu urabizi nimba warabaye mu cyaro urumva nakomeje niga primaire nkajya nkina ibintu byitwa amateatre teatre urazizi ndazizi zo kumashuri ku ishuri primaire nakinaga amateatre ndakomeza orevo nkajya nkina amateatre ordinary level nabyo bigenda gutyo nkajya nkina amateatre ariko mu byukuri ibyo ngibyo nabikoraga ntago nari nzi ko nyine nanjye bizageraho nkavuga ngo reka njye ku ruhando mpuzamahanga sibyo rero umunsi wa mbere navuze ngo reka nyine bino bintu mbigiyemo ndebe ko nahura n'abantu babigiyemo mbere yanjye bakaba baragize ikintu babikuramo bakaba baragize ahantu bava bakagira naho bagera hari mu mwaka wa 2020 yego hari mu mwaka wa 2020 ubwo covid yari irimo yorohamo gake ukuntu muri bya bintu najyaga nkura nyine bijya bisetsa abantu bakishima nyine bite n'ahantu narindi tuvuge nimba handi ahantu hari abantu bateraniye nyine tu nkaba mbaganiriza bakumva barishimye rero nahuye n'abantu bari bagiye gushutinga film ariko gena ngo nari mbizi just turaganira ndabasetsa barishima ariko gena ngo nzi ibyo bagiyemo yego barambwira ngo siko tubona usa nkaho ufite impano waje ukatujoyininga ko tugiye gukunda filime ukagaragara muri iyo filime mu byukuri ubwo ntago muri script nari ndimo yego bahise banyongerera amaho ngaho nanjye kuko ibyo bintu nabikundaga nahise mfata umwanya wanjye ndavuga ati nanjye ibyo ndimo nkora ndabiretse reka tujyane gushutinga turagenda turashutinga filime irarangira yego ariko mu byukuri iyo filime ntabwo yigize isohoka urumva iyo filime ntabwo yigize ijya kuri YouTube nk'uko izindi nabonaga zijyaho byagenze gute rero urumva iyo filime yari irimo abashoramari babiri yego tumaze kwishutinga abo bashoramari bagira ibintu batumvikanaho biba ngombwa ko filime itazasohoka nawe uravuga ati nkanje nk'umuntu bari bantoraguye mu muhanda amaso akaguma ari hejuru ategereje filime kizasohoka wana nagumaga nyitegereje none nkanabahamagara buri gihe noneho umwe niwe yambwiye ati abashoramari byagenze gutya bagiranye ikibazo ntago iriya filime izasohoka birambabaza cyane mfata umwanzuro rero nubwo bira bintu nabigiyemo ariko ntari mfite gahunda karange shaka uburyo nabijyamo yego ubwo naragiye shaka nimero y'umuntu wakinishaga mu filime ndamwaproachinga aragenda anyinisha muri filime ye yego yanyinishyije muri filime ye ariko nyine ariko akundi urabona umuntu ukijya kujya muri filime urebye iyo ugiye muri filime inshuro nyinshi umuntu ukizamuka yego ni wowe usa nkaho wishyura abantu usanze nkaho bakakwishyuye hari bimwe mu byo yansabaga nk'uko nguko rero nyine umuntu wankinishije bwa mbere ntabwo yampembaga naritegeraga urumva icyo kurya nkakimenyera yego ariko bitewe come on bitewe n'uburyo nakundaga ibyo bintu yawana navuze reka mpasaringa kabisa ngiye nzajya nitegera nzajya nimenyera icyo kurya ariko ibi bintu mbikore yawana ibyo bintu ndabikora mbona nyine birimo biraza acting irimo ariko nta kintu nyibyazamo numva ndarambiwe kabisa ndabihagarika
urabihagarika baracitse intege ncika intege ndabihagarika ubwo muri uko kubihagarika umuntu yaramamagaye arambwiye se biti byawe ko nta video tukibona isohoka bite abubwira ati ibintu by'amavideo ugendera biretse man ntukamamagara umbwira ibyo bintu by'amavideo nta filime nzongera gukina kuko nabonye nta kamaro kazo yego okay aramwe rero ngiye ntago ariko mbibona ndabona ibintu bikomeje byazagira ahantu bikugeza ati gute rero amwe rero ngiye nabonye ahantu ujya gukina filime bakakwishyura baragutegera bakumenyere buri kimwe banakwishyura ndabaye ibyo bintu ntago byabaho yego ndabyibuka icyo gihe hari hagezweho bino biboro ubwo ni 2021 ubwo hari hagezeho bino biboro by'ibishego by'ibinyafu yego sanga bagiye kunkinisha mu bintu by'ibishego ndagenda ariko rore bampaye ndababwira ati wapi ye nago nakineye ibintu kuko bari bampamagaye bahita bampindurira rore cyo genda byibuka nakinnye ndi padiri abana ibintu binagenda neza kabisa ibintu bigenda neza just nongera ngaruka muri filime nkajya nkina mbona udufaranga nibwo navuye aho ngaho mpita mbona opportunity naho muri Bwenge nasabye yari igezweho icyo gihe yego mpita njya gukinayo kwa Bwenge na se Bwenge navuyeyo mpita shinga cano yanjye yego nahise shinga cano yanjye ariko nyine uriya cano iravuna abantu muzifite murabizi yagiye igira utubazo nyine mu bintu bijyanye na finance ndayihagarika yego kwagihura n'imbogamizi nyinshi mu bintu byose wagiye unyuramo urubyize cyane ndayihagarika bitewe n'iki nabuze ko nshyiraho bitewe n'amafaranga urabona nimba uhamagaye umukinnyi uramutegera uramwishyura uramumenyera icyo kurya mbona ibyo bintu ni iby'abakirege ntago nabishobora cano mbanyagaritse gutyo iyo cano yawe wayicishaho ibintu bimeze gute nubwo cano yanjye yacagaho amafilime n'amakomedi yego byabaye ngombwa nyine filime zirahenda nawe urabizi ngomba kunyagarika bitewe n'uburyo nta bushobozi nefite bwo gushutingisha amafilime nagaruko nabuze ibitekerezo byo guha abantu ngo bibe byajya mu bandi bantu bibubake ariko nyine ibyo bitekerezo mfite kubisohora ntago nabishobora bitewe n'igishoro bisaba yego urumva ubwo rero narakomeje ngira amahirwe mpita muri team navuga yene ya modoka se yawe ni ya modoka yawe ije kugufata sanze uri mu kazi ntago ari imodoka yanjye dukomeze ngira amahirwe mpita njya muri team navuga ko imeze neza muri no minsi nanjye nza gukumenya nicyo najyangereho icyo najyankubaze nagiye nahise ngira amahirwe imodoka zo ndabona ari nyinshi wallahi nahise ngira amahirwe njya muri team ya Kiramani Empire yego hari naho abantu benshi banzi muri ino minsi bakumenyeye bamenye abanyarwanda ariho batangiye gukundira ingendo zose wagiyemo ntago bari bwakumenye gusa sinavuga ngo urugendo rwanjye n'urugura oya naye urugendo rwanjye ubwo ngubwo bigenze nguko wisanze muri team ya Kiramani muri team ya Kiramani kugira ngo ugeremo wisanze mu bicemo inzira byaciyemo urumva nakinaga kwa Bwenge na se ariko mfite na cano yanjye yego ubwo Kiramani ndamwaprochinze ndamwaprochinga ariko ambwira ko nta mwanya afite nakinamo urumva ubwo nyine numva ko birangiye nyine tu no nago buriya ngiye cika intege ndongera haciyemo nk'amezi nk'atanu ndamwaprochinga yego namwe kushaka gukina nawe kanshyira muri team bimeze bite uzi ikintu yambajije yarambajije ngo harya ukora iki nawe yewe ndi umukomedi ukina hehe nimba uri umukomedi ndamubwira arambwira ngo sawa yego namubwiye ahantu nyine arangije arambwira ngo sawa ubwo nabyibuka ari maybe ko ari kuwa gatatu yego ku cyumweru kuwa gatandatu mbona telefone irampamagaye arambwira ngo kuwa mbere ufite umwanya yego saa 2
aho mfite umwanya kabisa ubwo nabura umwanya gutera nigute nabura umwanya amwe ati kwambere saa 2 top dore kubisuma yego yawana narayaga kweto naganaguye waravuze ati ubwo mbona burakeye narayaga kweto naganaguye mvuga ati uyu munsi ngiye gukina muri team irenze naragiye nyine tu arandeye babona uburyo mpagaze atamarore acting fresh ubwo nanjye mbambaye baye mu umumambre gutyo yeah wenda navuga ngo Kiramani mwanya ushitse muri team ye hari ukuntu umuntu ari mushasha ageze muri team bimugora kwifata bimugora no kwisanzura ngiye cyo kintu ntabwo kigize kingora kuko ntabwo ari team ya mbere naringiyemo yego yewe no muri societe nari nsanzwe mbaye mu nabandi bantu nyine bisanzwe tu muri societe hano nabaga ndi hose ngiye ndisanzura ntago njya ngira ahantu ngo mbe board ntago byigize bingore gusa ikintu cyangoye cya mbere nuko nagiye mvuga mu masanze nyine abastar babona igihugu cyose igihugu cyose bari barimo kubabona nyine nanjye byarantunguye mpagararanye nabo ariko just nta kibazo wakitambukira ariko just nyine kuvuga ngo nakiyadabuta ebana ni ibintu byafashe iminota mike cyane kwiyadabuta cyane byafashe iminota mike okay turagenda tuganiraho buke buke ku rugendo rwawe bakimara kuguha scene ya mbere uzi kuko mu gikintu uba cyane cyane wowe iyo timu wari uyikunze cyane wari unafite n'amatsiko yo kuyigeramo scene baguhuje n'uyo hemukino scene ya mbere nkigera muri Clement Empire bampuje na Dr Nsabe yego abyibuka hari mu gihe bari bakina scene yo gusiramura na plutôt season yo gusiramura ubwo bahise bampaza scene yo guhura na Sabi Sabi nyine yari arimo andangisha ambaza ahantu hari umudogiteri usiramura yego naho uravuga ati je nkanje nka Marinette urabona nawe umuntu ugeze muri team bwa mbere rero ubushaka kwigaragaza se naragiye nditambamura koko yego nanjye nditambamura ndavuga ati ahantu bigomba kugenda neza gira n'amahirwe abana hari ukuntu bagwa script kawo ugiye kwikina gutya bitewe na script umukaragita uburyo ari bwagitingemo script buti bampaye na yagitinze neza ntago bigeze bavuga ngo kati ngo musubiremo ngo wari kubikora gutya ngo wari kubivuga gutya no ntago byigeze bibaho ngewe script bampaye na yagitinze fresh iminota bampaye kwa gitinga irarangira bara closing scene tayari ubwo bimeze fresh Kiramani itavivura arabaravivuye yeah wenda kugira ngo uze kunomina izina ryawe kugira ngo utangire burya hari ibintu byinshi iyo uri mu rugendo ufitiye n'ubwoba cyane navuga ngo yugiye ku izina batekereza ati se mama baranyitande wagiye witwa Marinette n'izina ry'ababyeyi cyane Marinette n'izina ryawe nawe wavuze ati akangaka nanye nikubuza kumenyeraho ako gavuga ati naho nitwa Marinette ndikubaza naho nitwa na Marinette nshobora kuribwira umuntu cyane nkaribwira boss yampamagaye kambwa ati wapiri ntiza kujya iyi mitima nta kintu yakubwiye mwe aho habiri no kuvuga ngo Marinette ntago ari izina ry'ababyeyi Marinette rahantu ryaturutse ngewe narwaye amaso nkiri mutoya yego nambaye rinete z'amaso niga mu wa 5 primaire mu 5 primaire rero aba petit bajyaga banyita Marinette ariko njyanga kuri njyanga warinyita tugaserera ubwo ndakomeza urevo ordinary ndasoza nyine ibintu byose banyita Marinette ariko nkajya njyanga ntago nabikundaga no mu yandi mafilme nakinaga hose ntago naryemeraga ko ari umuntu warinyita wapi ntago naryemeraga ko ari umuntu aribwiwe nande rero sasa rero kuntu byagenze urumva aho kwishira hose natambutse hano nagendaga nca muri societe bayintaga Marinette mbona izina ryabaye brand niryo nyine abantu bazi niryo bazi nta wuzi izina ry'ababyeyi ahubwo bazi Marinette nimba bajije umuntu ngo dore Marinette abandi avuga ati irizo n'ubundi ndaryangira iki karije abantu bose bazi biti ubwo nanjye mfunguye cyano bitanyita Marinette TV urumva imbuga nkoranyambaga zanjye zose amazina nakoreshaga mitanyahindura Marinette tayari nuko byaje
nyine igitutu cy'abantu tu nicyo cyatumye nitwa Marinette ariko je nago narikundaga ariko bigeze ubu ngubu ni Marinette niryo zina nkunda nta n'umuntu yanaguhamagaye n'indi zina twapfubuze niryo zina nkunda cyane urugendo rwawe urumva ko rwabyara ibintu mbese uhura n'imbogamizi nyinshi bimwe biguca intege ko gativa mu ibyo bintu si ibyawe wenda ave tuje muri societe barabonye ibintu uri kurakora abantu babyataka gute babifata gute societe rero ukuntu babonye ndimo nkora nakuvuga filime ya mbere nakinnye ntabwo yasohotse yego ariko filime ya kabiri nakinnye yarasohotse filime ya kabiri nakinnye ngo navuga ko ariyo ya mbere yari igiye hehe kuri YouTube abantu bakayibona yego mu muryango bahise bamera nk'ucishijemo agakato abakatuye umwana turamuhebye cyane kuko ukuntu bari banzi ndi umwana wo mu bata babona na scene nakinnye noneho baravuga ati pe uyu nguyu wewe turamubuze uyu nguyu wapi uyu nguyu kabisa iyo boro ukuntu yari imeze ni boro yari scene yitwa yari ntago yari scene yari season yitwa Mukazana season yitwaga Mukazana scene bankinishije njye nari mfite umugore ariko nyine papa akageza gukazanura agiye ntabizi byose rero ikintu cyatumye mu muryango banyanga ntago ari icyo ngicyo urabona nyine twebwe mu Rwanda ishuro nyinshi twagitinga ibintu bisa nkaho ari ibyanyabyo kuko ntago dukoresha ibikoresho bihambaye ngo tube twashutinga nyine wapi dushutinga ubuzima bwa muntu cyangwa twashutinga ubuzima bwacu rero ukuntu byagenze nakinnye scene ndi mu buriri ndi kumwe n'umukobwa yego kumwe n'umukobwa ubwo nyine urabona abantu baryamye takuyemo imyenda sikana bogisa umukobwa nawe akenyera iswime rero iyo scene mu rugo bakiyibona ubu ntago batekereje ko yari filime wapi ibyo batekereje nawe wabyumva navyumvise nawe n'abadukurikiranye bavyumvise kwisobanura byabaye ikibazo ewan nyine urumva ndagenda ndaprojezinga mama ndamubwira papa ndamubwira aba bro ba sisters bose ndababwira nyine mbabwira ukuntu bimeze ni filime nta bintu birenze birimo nyine nanjye bisa nkaho mbyanze ariko bitewe nuko byari bindimo mbikunda ntago nacitse intege abagataka gumye bagumako cyane kiziritse ku muhoro shaka siga kawuci ntabwo byoroshye kuko navuga ngo urugendo rw'umuntu utagituye umuntu kugira ngo agereho abaciye mu bintu byinshi bitsitaza mbese n'ibimugwisha ariko cyakire ntiwe wageraniye bugira kigeraho cyane cyane iyo wagiye ujanyemo n'Imana cyane Marinette mu buzima bwawe nk'umuntu hariho nk'abantu woba warahamagaye Marinette ritarakura ngo bamfashe se bakufashe wenda no kubaza bagufashe ako ijambo rimwe baba barakubwiye kacuvuga ati bino bintu shakana nabivamo nta muntu warahamagaye kubwira ijambo rimwe acumva ko ibintu wanabivamo mu buzima bwawe wapi iyo umuntu nahamagaye wese mushaka ubufasha yarabumpaye ufite na chance umuntu nahamagaye wese mushaka ubufasha rwose yarabumpaye nta muntu najya gutera ibuye yarabumpaye uwo nagerageje guhamagara wese yaramfashije mu buzima bwawe bwibanze nabahe bantu babiri ushobora gushimira by'intangarugero ku buzima bwawe bw'urugendo bw'ubuzima bwawe bwa filime tuvuze muri societe oya tujye mu bantu wenda navuga ngo harabago kuteye kuraje ati ibi bintu ni sawa harabago abakweretse abanyarwanda ni byinshi wowe waragiye ariko muri abantu bose hari uvuga ati harimo umwe ushobora gushimira by'intangarugero umuntu wa mbere nabanza gushimira ni umubyeyi bamwita mama Chameleone ntago mumuzi umubyeyi bita mama Chameleone undi muntu wa kabiri nashimira ni Kiramani muri sinema ariko muri sinema ubuzima busanzwe ntumwemera ujyana urambajije muri sinema nyarwanda umbwiye mu buzima busanzwe hari abandi bantu nashimira turumvikana turajana gose okay wenda tugende ku buzima bwa tugende muri Kiramani bisanze muri ntuzi nyitimi ihenze kandi ikuze urumva ni ikihe kintu mu buzima wowe warakoze kigatuma
ugiri ku cyizere muri iyo team kuko ari gihe benshi baraza uko navuga ngo kwa Kiramani hanyuze abantu benshi kuko turamukurikirana natwe hanyuze abantu benshi ako benshi bakagenda bacika intege ese wese ikintu uba warakoze cyo bakiruta abandi cyo bakirusha abandi cyanyira bwa ati ni umuhate wawe byose gihe nta kintu nigize nkore kirenza abandi gusa ikintu gihari buriya umuntu wari we wese ngiye nimba ntumiye mu kiganiro ukambwira ngo mpagere saa 7 nyine kuko wantumiye ukambwira ngo mpagere saa 7 bagomba kuhagera saa 7 yego ibyo bishatse kuvuga iki rero buriya kaba gato kaba kanini jya ubinyangamugayo kandi ukunda akazi cyane ubu ngubu filime uyifata nk'ubuzima bwawe cyane uyifata nk'ikintu ushobora kuvuga ngo kwishimisha uko abantu benshi kuko navuga ngo impamvu ndabikubajije ngiraho n'impamvu ndabikubajije hari abantu benshi bakina filime babishaka bakanaproachinga n'abantu barenze bakanigirwa n'amahirwe bagahamagagwa ako bamara gukina wenda rore zibiri cyeze 3 bakaba bararambiwe ya filime ukuntu nyifata rero kuko filime nagarezo nkora zonyine filime nyifata nk'ikintu nyine ni nka hobby yanjye ariko ikunganira no mu bimbereho yanjye just is wati jewe filime ni ubuzima bwanje bwite cyane kuko filime nibyo bintu mba mugiye nkumva nishimye nkuko na mba ndi kumwe n'ishuti zanjye nkumva nishimye just iyo ndi muri filime nanjye mba numva nishimye abakinyi wenda abastare mukunda guhura n'ibigeragezo hano hanze mukunda guhura n'ibigeragezo mugahura n'abafana ati Marinette wa mustare we ati mbabarira wakabyara wenda shonje fasha have ndabizi ndakuzana ndanagufana bareka nkubwirero nimba ari ikintu kigoye umwana ubuzima bwa filime nyine turabikora abantu bakabona turabastari bakabona turanarenze ariko ntabwo turenze kandi murenze ntabwo turenze pe uzima mvu tutarenze se man jewe gikina filime yego sibyo hari abantu benshi bazi gukina filime kundenza just usibye kuba naragize amahirwe y'ahantu nabikinira gusa hari abandi bantu bazi gukina filime benshi bandenze sibyo n'impamvu nkubwirira ngo ntago ndenze ntago ndenze nshobora kujya kwa nyiri ibyondo yego ugasanga turi guserera nabuze yo kwishyura kandi nkina filime mustare erego mustare ni umuntu narabuze nawe ukwiye kujya mu baremeko banandemera da ese njyaho niyemera banandemera 078 nkomeze ntabwo najya kwiyemera tutagusabiriza uko nguko ntugusabiriza kandi no mwana hanze hari abana benshi bagowe bagomba gufasha wewe uvuga ngo hari abantu benshi bagowe man wowe ariko bintu buri kumbaza nawe urabizi bivuga ngo hari abantu benshi bagowe uzi ubukene buri muri industry wowe urabuzi njye reka nkubwire nakureka ibiboro atari byo nkora byonyine ibintu bya filime njyewe nagiye kwaka akazi ahantu hane hose bro nkuri kizamini nka gitsinda ariko najya gukora interview babona ari njyewe bakakanyima ni umustar bakakanyima ku mpamvu z'ubustar cyane bakambwira ko babazi ko ufite amafaranga babazi ngo ufite amafaranga ngo ntago babona amafaranga bampembye kuri iyo poste urabyumva neza bakahita banyima akazi gutyo nkata none se urumva ibyo bintu uretse ko tubikora nyine tuvuge n'urugendo kuko muri filime n'amafaranga bamwe muri filime abantu bafite amafaranga ni aba CEO bafite amafaranga ariko aba actors n'abactrices bose nta mafaranga bafite bese nkubeshye nta mafaranga bafite kubona cyariya cyana mukorana sha nta mafaranga bafite kiriya cyana cya Nyambo kiriyaye nta kintu ushaka kubivuga uriya Nyambo ni CEO ntukamufate nk'umukinnyi usa ntago umukinnyi usa ngaho tubireke rero icyo nkubwiye cyo muri cinema nta mafaranga arimo hano hanze hari abantu haboneka wumve ibintu burimo unabihe n'agaciro kandi nabikunde hari abantu bavuga ngo jewe nyegera Nyambo nkamubona amaso mu yandi niyo naca nipfira none uragenda nibyo nakubwiye nyine nibyo nakubwiye ko genda ntarenze uretse amahirwe nagize yo kuba nahura n'abo bantu usibye ko timu yacu ishobora kuba ifite partnership irenze ushobora kuba nakubitwara nkaho gati
reka mpamagare Nyambo yego cyangwa se mpamagare Kiramani ngumubwire ati dadi rwose ibintu bimeze nabi sunikiraho 100 nishyure nyiri byondo ngure n'agafuka k'umuceri kabe kari hariya akabinkorera urumva ariko biragoye bro biragoye ntabwo ndi kukubeshya uretse kuba nakitabaza nk'abo bantu nawe erega nande marazikinnye reka nkubaze kuvuye marazikinnye wowe wakuyemo iki ndi jewe wowe jewe nakuyemo amahoro mporango n'inshuti kandi inshuti ujya niyo mafaranga baragushuka umuntu ukubwira ko inshuti ariyo mafaranga yaragushutse inshuti icyo kintu uzasubireho ugenda ukitekerezaho neza Nasa venda kubwira inshuti ntago ariyo mafaranga ubundi ko tuvuga ngo nimba buretse gatoyi ufite inshuti zingaye wizera akakanya inshuti uvuga ati giye ndamutse ngize ikibazo inshuti nayihamagarika ngo nabanga bari mworara bakina kiganiro bose ni inshuti zanje sava iyo ukora ikosa ukambwira undi muntu twagita tumuhamagara uza amafaranga twari ku mwaka ni 1000 cyonyine bro yakiguha Imana yampana kwari cyo wagireka kuri gusebye no industry ya filme kifika nka mugabo je nago ndi gusebye industry ndi kuvuga ukuri guhari ntiwamamagaye mu kiganiro yego uzampamagara unyaka 1000 ntago wakimpa ntacyo nzago ariko ikiganiro cyo wakimpa ikiganiro nakiguha si ngo nto yampaye abandi bose mbaye ibiganiro wapi rero twikomereze ku buzima bwa Marinette twikomereze tugeye ko ntuzenya ubuzima bwa Marinette mwana mwanya ni ibice cy'ubuzima bwawe ushobora kwiraramo ukavuga tubungu bumeze uko ni ikihe kintu wumva wahindura abantu batarabona ubuzima bwabo bwite wenda arabatekereza tubaze gukina filime handi atekereza ngo agende hirya no hino za Nyabugogo gukora iyindi mirimo aho habiri wababwira iki ngiye cyane navugaho mwana umuzi ufite amafaranga business zose zikora abo kumenyekana ni byiza bro urumva nyine baretse nkubwire we nuko utazi ibi byayo uri inyuma ya kamera bro ntabwo bari kukureba niyo mpamvu uri kubona kumenyekana ni byiza ese wowe nimba wumva ko kumenyekana ari byiza nyine wowe urashaka ko izina ryawe ari ryo bamenye turiga pushinga abantu kugira ngo bakumenye abantu bajye bifuza kuvuga ngo ese Didier ni muntu ki kubera ibikorwa ukora sibyo izina barimenye ariko iyi sura ubona iyi sura ni mbi cyane abantu iyo bari kwireba nibyo nakubwiye ngo jye natse kaze ahantu hane hose nkora ikizamini nkagitsinda najya kuri interview bakanyima akazi bitewe n'iyi sura iyi sura bitewe n'ahantu bayibona barajya kuri TV10 baboneho Big Mind babone nciyemo barebe kuri TV10 nanone barebe muri My Heart babone nciyemo yego ninde muntu bavuga ko uyu muntu ari umukene ahubwo cyane utahugo karakudashima ninde muntu wavuga ko umuntu uce kuri televiziyo gutyo ari umukene ese wabuzi neza ko Kiramani tike yampaye narahiriye nkayimara najya gushutinga nagujije cyangwa nkagenda n'amaguru hari umustar agenda n'amaguru genda n'amaguru igeje ntuzana na boss wanyu yaravuze ati nta kugenda n'amaguru none se nimba kugufata nimba yaragwaye tike kayimara ibyo wambimubwiye akaza kugufata za kugufata none se ubwo urumva reka nkubaze kandi navuze ati ya modoka guze ngo siye ngo niyabakinyi bujyanye ngo mwege ngo umuhara tembuye none se Teddy ukeka ko abakinyi twese dutaha mu bice bimwe abantu bamwe barataza Kimironko abandi mu Gatsata abandi Remera abandi batahe za Nyabyondo ubwo se ubuntu ahantu hose azajya azenguruka n'imodoka ni taxi se hayavukiye Kigali navukiye Kigali oya ntago navukiye Kigali man jewe Nyaruguru boy gendi presentinga Nyaruguru sigari impono ngeje nabonye n'umuhungu ntuzi yaprocinze banaganiriye yago umuntu uzanya w'umuganda akomeye mu gihugu cya Uganda uriya musanisi no wibonye Nyaruguru jewe ubundi gende ijwi rya Nyaruguru ntago wari ubizi se nawe ijwi rya Nyaruguru ako Nyaruguru komeye muri garagaza neza mwa ni ngewe bahaye imiriki yo kuvuza iriya ngoma ubu ngo bana Nyaruguru ndabizi baraguhamagara buri mwanya
ati wakabyara wifashe wakabyara wifashe nisegure ku bantu ngereka mbabwire ahantu hane hose bro nkuri kizamini nka gitsinda ariko najya gukora interview babona ari ngewe bakakanyima niba mustar bakakanyima ku mpamvu z'ubustar cyane ko babazi ko ufite amafaranga babazi ngo ufite amafaranga ngo ntago babona amafaranga bampembye kuri iyo poste urabyumva neza bakahita banyima akazi gutyo nkata none se urumva ibyo bintu uretse ko tubikora nyine tukene urugendo kuko muri filime n'amafaranga bamwe muri filime abantu bafite amafaranga ni aba CEO bafite amafaranga ariko aba actors n'abactrice bose nta mafaranga bafite bese nkubeshye nta mafaranga bafite kubona cyariya cyana mukorana sha nta mafaranga bafite kiriya cyana cyanyambo kiriyaye nta kintu sako bivuga
Nyambo ni CEO ntukamufate nk'umukinnyi usanzwe. ntago ari umukinnyi asanzwe. Ngaho tubireke rero. Icyo nkubwiye cyo muri sinema nta mafaranga arimo. Hano hanze hari abantu haboneka wumve ibintu burimwo unabihe n'agaciro kandi nabikunde. Hari abantu bavuga ngo jewe nyegera Nyambo nkamubona amaso mu yandi. Niyo naca nipfira. None uragenda nibyo nakubwiye nyine. Nibyo nakubwiye ko je ntarenze. Uretse amahirwe nagize yo kuba ahantu hane hose bro. Nkuri kizamini nkagitsinda. Ariko najya gukora interview. Babona ari njewe. Bakakanyima. Niba mustar. Bakakanyima. Ku mpamvu z'ubustar cyane bakambwira ko babazi ko ufite amafaranga. Babazi ngo ufite amafaranga ngo ntago babona amafaranga bampembye kuri iyo poste. Urabyumva neza? Bakahita banyima akazi gutyo nkata. None se urumva ibyo bintu uretse ko tubikora nyine tukene urugendo bikora. Kuko muri filime nta mafaranga bamo. Muri filime abantu bafite amafaranga ni aba CEO bafite amafaranga ariko aba actors n'aba actrices bose nta mafaranga bafite. Bikase nkubeshye nta mafaranga bafite. Kubona cyari cyana mukorana sha. Nta mafaranga bafite. Kiriya cyana cya Nyambo kiri yaye. Nta kintu ushaka kubivuga. Uriya Nyambo ni CEO ntukamufate nk'umukinnyi usanzwe. Ntago ari umukinnyi asanzwe. Ngaho tubireke rero. Icyo nkubwiye cyo muri sinema nta mafaranga arimo. Hano hanze hari abantu haboneka wumve ibintu burimwo unabihe n'agaciro kandi nabikunde. Hari abantu bavuga ngo jewe nyegera Nyambo nkamubona amaso mu yandi. Niyo naca nipfira. None uragenda nibyo nakubwiye nyine. Nibyo nakubwiye ko je ntarenze. Uretse amahirwe nagize yo